isaha yo gutuma ubaho neza mu buzima bwa buri munsi, isaha yo guhora wishimye kubera ibyishimo, isaha yo guhora wumva unyuzwe kandi unezerewe, isaha yo kongera gutekereza kuri ya mbuto y'ubuzima bwawe, isaha yo kongera kandi gutekereza kumva uwo ukunda ukamenya ahantu ari. Ni isaha kandi idusubiza ku isoko y'aho twakundanye cyangwa se y'abo twakunze. Isaha yo kumva uwo twahemukiye tugomba kumusaba imbabazi. Ni isaha yongera kutwibutsa kandi inzira y'urukundo icyo ari cyo, n'inzira y'abo dukunda icyo ari cyo. Ese bivuze iki? Bisobanura iki? Kubaho mu rukundo usa naho ugendera mu kigare ntacyo byakumarira. Kubaho mu rukundo uwo ukunda uhora umubabaza ntacyo byakumarira. Nanjye ubwanjye ubivuga ndagira amakosa ariko nkemera gusaba imbabazi. Niba ukoresha Facebook, jya kuri Facebook ndi live, kuri Facebook ya Nshimiyimana Eric ndi live, wagenda ukamfollowinga ku like, cyangwa se ukajya kuri YouTube channel yanjye Bizaza TV Rwanda ukareba n'ubundi byo mbona bashiriyeho. Iyi saha kandi yaruhura umutima, ni isaha yo kukongera kwibutsa ko ufite ideni umukunzi wawe. Umunsi umwe umukobwa witwa Liliane yakundanye n'umuhungu, barakundana, bava primaire bakundana, segonderi bavugana bakundana, kaminuza bakundana, no mu nsengero imirimo bakoraga barakundana. Ariko muri ibyo bikorwa bakoraga nta numwe wigeze ubwira undi kamukunda. Ni ukuvuga ngo ni bya bimenyetso bigaragaza ko umuntu muvugana, mushobora kuba muri kumwe mugendana, ariko nyamara nta wigeze abwira undi ati ndagukunda cyangwa se my friend, my love, tayam. Nta numwe byabayeho habe na gato. Umukobwa Liliane yagerageza kujya kureba sheri we mu rugo kubera ko yari afite ikiri mu mutima we, ati ntago bishoboka ko byibura nabwira umukunzi wanjye ngo ndagukunda, kuko urumva mu muco wa Kinyarwanda ubundi biragoye kugira ngo uzabone umukobwa abwiye umuhungu ngo ndagukunda, ndifuza kubana nawe, ndifuza kugendana nawe. Icyo gihe byaje kuba rero, maze segonderi barayisoza n'ubundi Liliane ategeze ko umukunzi we amubwiye ngo ndagukunda, reka da byaranze. Muri kaminuza naho baje gukomeza kwigana, Liliane n'ubundi akomeza gutegereza ngo yumve byibura niba sheri wazamuga ati ndagukunda, n'ubundi byaranze. Icyo gihe rero Liliane yaje gukomeza gucya ajya gukora mu majyepfo
mu karere ka Kayonza, mu karere ka Nyanza, ageze mu majyepfo n'ubundi, ariko akaba akunda cyane sheri we umukunda. Ubwo basangiye buri kimwe, ubuzima bwose yaba ubwiza n'ububi barabusangiye. Liliane ageze mu majyepfo mu kazi, ahakubitana n'umusore mwiza cyane, umusore n'ubundi umwishimira, umusore n'ubundi bamwereka ko byose bishoboka mu rukundo. Umusore aratinyuka abwira ati Liliane, ndagukunda cyane byiteka mu mutima wawe, je t'aime, I love you, na mimi nakupenda sana. Nshimiyimana Samuel kamwifuriza ibihe byiza, nanjye mutezeyo. Ibyo birangiye umukobwa ati reka ntabwo byashoboka, mfite undi mukunzi. Ati mfite undi muhungu nkundana nawe kandi ndamukunda cyane, tumaze igihe dukundana, nibi nashoboka niwe tuzabana byiteka. Icyo gihe ibyo byarabaye, bimaze kuba amahoro arataha, ariko Liliane yanga gutanga urukundo. Yanze gutanga urukundo, izi kintu cyabaye. Wa muhungu yakomeze gushama imbaraga, nawe akomeza gukunda Liliane mpaka ni nkuko wajyanye nevuga ati tuzagendana mpaka Kampala. Ati tuzagendana mpaka Kampala tugendana. Ibyo byose bimaze kuba, Liliane yaje kugaruka, aza kureba umukunzi we i Kigali aho yari ari mu kazi. Yaje yishimye cyane, anezerewe, azi neza ko akumbuye umukunzi we. Liliane agize arirekura, kwa kuntu uvuga ati umukobwa yari yarifunze imyaka myinshi, yagezeho arirekura bishoboka. Yagezeho arirekura bishoboka, kugira ngo byibura arebe ko umushyiri we yaba mwizeye. Liliane yaragendaga akaryama ku buriri, akaryama muri saro, akaryama mu ntebe, yewe akanamba ko kuntu ushobora gusanga wambaye n'ubusa, kugira ngo arebe byibura niba akiriho hari ikiri namushitura, byibura arebe ko byibura hari santima yagirira umukobwa rikada. Kubera ko uzi ikintu cye cyarabiteye, sheri wa Liliane yarafashe Liliane nka sister we, Liliane nawe akaba yarafashe sheri we nka brother we. Urumva icyo kintu? Uyu mugabe yari yarabuze ahantu yahera abwira Liliane ngo ndagukunda, mu gihe imyaka yose ibihe byose babanye babwiraga ati brother, undi ati sister. Agira ubwoba ati ndahere mubwira ko mukunda. Ese mubwiye ko mukunda akambwira ngo afite undi byagenda gute? Ese mubwiye ko mukunda akambwira ko bitakunda nabigenzane, ko najya kwiyahura? Mugabe yanze kubwira Liliane ko amukunda, nyamaze Liliane yaramukundaga cyane byiteka. Liliane yabonye agiye kugera mu myaka 30 imaze kuba myinshi cyane, abati ibi ntago nabishobora. Wa muhungu bakundanye mu majyepfo reka atamukunda, yaramwemeye ati nanjye ndagukunda. Yatanze urukundo, yabaye nk'uworosoraga uwabyukaga. Liliane yabaye nk'uworosoraga uwabyukaga, muri make yabaye nk'ukuraho ishuka ayikuraho asanga undi yamaze kuyikuraho kera cyane. Icyo bita amabanga n'urukundo nuko biba bimeze. Abantu mudukurikiye kuri Facebook, reka tubifurize ibihe byiza.
nitwa Nshimiyimana Samuel, kamwifuriza ibihe byiza. Karine namwifuriza ibihe byiza, ndi kukureba rwose naguteye yambu cyane. Wa muhungu icyo yakoze nta minsi 3 yaciyemo, hari ku cyumweru yahise ajya kumwerekana mu rusengero. Nizere kubyumvishe neza, yahise ajya kumwerekana mu rusengero. Amaze kumwerekana mu rusengero, mu gihe bari imbere kwa kundi bantu baba bari kuyimbaza pasiteri kuvuga ijambo ry'Imana, ntabwo yari azi ko Liliane na Sherigo bicaye imbere mu ntebe z'imbere aho baba bicaje mu nsengero, ngira murabizi. Uyu mugabe nawe yari yicaye inyuma ku ntebe z'inyuma, ntabwo azi ibyo Liliane ku byagenze. Bavuze ati rero tugiye kuberekana abageni, ati haleluya, ati uyu munsi dufite ubukwe bwiza cyane mu rusengero rwacu, abana bacu bifuza kuzatwereka ibirori. Ati Liliane na Sheri we nibahaguruke batwiyereke. Mugabe nta kintu cyamuje mu mutwe, ni Sheri we Liliane, cyangwa se unakita nk'umukunzi we Liliane. Agiye kureba abona ni Liliane koko, byaramucanze biramucanga cyane. Yasohotse mu rusengero amateraniro atarangiye. Mugabe yasohotse mu rusengero amateraniro atarangiye, nakasa mutwe. Yasohotse hanze ararira, amaso aratukura. Liliane nawe akimara kuvuga ijambo mu rusengero, akimara kwemera no kwerekwa, yasohotse hanze n'ubundi umutima wari uri kuri Mugabe. Yasohotse hanze yirukanka agiye kureba Mugabe bigenze gute. Agiye kureba Mugabe asanga Mugabe arimo ararira, agahinda kamwishe biramucanga. Liliane namuga ati wambwiye ikibazo ufite ku mutima wawe, niki kiri gutumurira? Mugabe n'ubundi yanga kuvuga ati nyamaza naragukunze, nifuje ko wambere umugore wanjye, nifuje ko wambere wanjye ibihe byose. Ariko Mugabe n'ubundi yanga kurivuga. Liliane yari ko ati n'ubundi niyo Mugabe yarivuga nubwo namaze kwerekana mu rusengero nakemera uyu nkamuhomba, ariko byibura nkasanga umuhungu nakunze Mugabe. Mugabe yanga kurivuga. Ibyo birangiye umukobwa yaragiye n'ubundi ataha kwa Mugabe, yiryamira ku buriri n'agahinda kenshi. Yibuka ukuntu yemereye umukunzi wundi mu rusengero, uwo yakunze batari kumwe. Araryama byibura aryama ku burengare yo kubyibura Mugabe yarivuga akemera agatobora, ariko Mugabe biranga. Umuntu bita Kwizera Bernard nawe ndi kukubona live kuri Facebook, umwishimiye kandi nawe nkuhaye ikaze. Byaranze Mugabe yanga kubwira Liliane kamukunda. Liliane byanze bati wabona uyu muhungu kuko atankunda ari ngiye wamwikundishwagaho. Arangije ararekura. Mu gihe bari bategereje ubukwe kugira ngo ubukwe bwa Liliane na Sheriwe bube, Liliane yari ari mu muhanda, imodoka iramugonga. Imaze kumugonga batwara kwa muganga. Mu gihe batwaye kwa muganga n'ubundi Mugabe ni wamugiyeho ajya kumurwaza, ariko birangira n'ubundi Liliane yitahiye. Liliane yitaba Imana gutyo. Liliane yitaba Imana.
umukobwa yitaye Imana n'ubukwe bw'atabukoze n'umukunzi we kundaga batanabaye. Ibyo byararangiye, Mugabe ajya gushyingura. Agiye gushyingura, hari agenda itukura yari iri aho ngaho, kwa kundi bari kuvuga, bari gusezera ku nshuti n'umuryango, bari gusezera ku witabye Imana ari we Liliane. Basomye agenda ya Liliane ku gituro cyangwa se aho bashyinguye, bagiye gushyingura Liliane. Mugabe yari ari aho ngaho, nawe yari gukora ibishoboka byose, agahinda kamwije, ibibazo byamurenze, arimo aratekereza ukuntu Liliane amusize. Muri agenda ku rupapuro rwe rwa mbere hari handitse ngo mu myaka yose tumaranye urukundo rwanjye nategereje kumbwira ko nkunda ndaheba. Muri make twaga twizera ko nzakubera umugore ukambera umugabo. Mugabe, naragukunze ngukunda n'ubuzima bwanjye bwose, ariko nagukunze urudashoboka kuko nagukunze utankunda habe na gato. Nategereje kumbwira ko nkunda ndaheba, ntegeze kumbwira ko byibura unshaka ndaheba. Mugabe, nemeye kujya gushaka n'uriya musore, ntabwo namukunze habe na gato. N'igihe twa turi mu rusengero nasohotse hanze ndi kurira, mfite agahinda ibintu nemeye imbere y'Imana kandi bitari ibyo. Ndavuga ni wenda ubwo nsohotse hanze basi uravuga ko nkunda ndaheba. None n'ubundi ntashye nsanze umusore ntakunda. Bayi, ugira ibihe byiza, gusa nuzagira ukunda ukamushaka muzabana, ariko uzibuke ko ari njye wagukunze mbere y'abandi bose. Ngaye nguko nuko ruhura umutima yacu y'uyu munsi yo kuri uyu wa mbere w'icyumweru tariki 26 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2024 imeze. Muri make wa muhungu nukunda umukobwa uzabimubwira. Wa mukobwa w'inama nakugira, nubona umuhungu mukundana ari gutinda kukubwira ibigezweho, uzakore gutya utobora urimubwire nta kibazo. Tobora uvuge. Tobora urivuge, nashake akubwire ko atagukunda ntacyo bitwaye, ariko byibura urivuge. Niyo uri umutima yacu y'uyu munsi. Mwegera umufata ikiganza, n'ibindirimbo umusome, umuririmbire, umukore imitoma yose ishoboka, ariko mu gihe utazamubwira ko umukunda ntacyo bizabivuze.